Muri aho ni gute basaba viza ya Schengen, viza yo muri Union Européenne, viza y'Uburayi, viza itarengeje iminsi 90? Uburayi ni umugabane ugizwe n'ibihugu 28. Ibyo bihugu 28 byarifashe biriteranya byishyira hamwe byemeza ko umuntu bisiye iminsi itarenze 90 iyo ahawe viza y'igihugu kimwe muri byo abahawe viza y'ibihugu 28 icyarimwe. Ni byiza cyane kuba washaka iyi viza kuko igufasha gutembera ibihugu 28 mu gihe wasabye viza mu gihugu kimwe. Mu yandi magambo, nk'uko muzi East Africa umuntu asaba viza ya East Africa agasaba iyo mu Rwanda akaba yemerewe kujya muri Kenya na Uganda ndetse n'ahandi. Niyo mpamvu kuri uyu munsi twemeje kuza kubaganirira kuri viza ya Schengen, viza itarengeje iminsi 90 kujya mu bihugu by'Uburayi, kubitemberamo, gusura n'ibindi. Nubwo yitwa viza ya Schengen, ariko muri Schengen naho habamo viza z'ubwoko butandukanye. Hari business visa, hari training visa, hari tourist visa, hari education visa, hari visit visa n'izindi. Visa akenshi kugira ngo bayihe izina bizasaba biterwa n'uwo gutumiye n'uko ubutumire bwitwa. Hari abantu benshi rero bahitamo nabi, bagahitamo ibihugu biba bifite abantu babijyamo benshi n'ubusabe bari bwinshi, icyo gihe amahirwe yawe aba ari kugana hasi. Hari n'abandi bahitamo ibihugu bito by'Uburayi bitazwi nka za Malta, akariho binjirira. Icyo gihe biroroha kuko ibyo bihugu biba bidafite application nyinshi, bityo iyo wujuje ibyangombwa bikaba byaguha amahirwe n'ayandi mananiza. Dore ibyo bisabwa kugira ngo uhabwe Schengen visa. Icyambere, turabikurikiranya dukurikije uburemere bwabyo. Icyambere, ubutumire. Invitation ni ingenzi cyane, ni nayo izatanga ubwoko bwa visa uzasaba. Urugero, niba baguha invitation yo kwitabira inama, iyi izaba ari business visa. Niba baguha kujya gukora amahugurwa y'igihe gito, iyi izaba yitwa study cyangwa professional visa. Niba baguha yo kuza gusinya contrat, nayo izaba ari business visa. Niba guha viza umuryango ukaguha viza yo kuza gusura, izaba yitwa visit visa. Exception iba ku muntu ugiye gukora ubukerarugendo kuko we na invitation asabwa. Uburemere bw'ikigo cyaguha invitation cyangwa umuntu waguha invitation bugena amahirwe yo kubona viza. Viza yo gusura abantu ku giti cyabo baguha invitation itangwa gake cyane iyo yisabye. Impamvu nuko bavuga bati uyu muntu biroroheye bari abantu bari mu Burayi kuza kumusura kuruto yajya kubasura kandi amahirwe yo garukayo ni make. Icya kabiri, bank statement cyangwa historic bank ya. Kuri viza ya Schengen buri wese asabwa kuba afite bank statement, konti kuri banki imaze amezi 3 ijyaho amafaranga ndetse avaho. Ni ngombwa ko konti iba iri mu mazina yawe bwite cyangwa ya company yawe niba ukora business. Uko utwara bank statement itari mu mazina yawe kandi ugiye gusaba viza, niko amahirwe yo kuyihabwa agabanuka. Icya gatatu, ugomba kuba uri tayari gusobanura aho aya mafaranga ava ufite kuri konti, werekanye ko ufite kuri konti yawe cyangwa kuri banki. Kuri iyi ngingo ugomba kuba wikorera, uri umukozi wa leta, uri umukozi mu bigo by'abigenga private sector, ushobora kandi kuba uri umunyeshuri. Kuba umushomeri ukajya gusaba viza bihita bikudisqualifia kubona iyo viza kuko na bank statement bahita bibaza aho amafaranga yavuye. Kwibaza aho amafaranga yavuye akenshi bazagusaba papuro wishyuye wihemberwaho cyangwa certificate niba wikorera certificate ya RDB ndetse n'amakontara n'ibindi. Icya kane, reservation ya hotel. Ugomba gukora reservation ya hotel mu gihugu cyangwa mu mujyi uzasura. Ibi biroroshye cyane, nta mafaranga asabwa. Gukora reservation kuri hotel ushaka kwikorera online, urebye kuri website ya hotel wa reservation cyangwa ugahamagarayo ukabwira imyirondoro yawe, cyangwa ukabwira umuntu usanzwe utuyeyo akakugera kuri hotel akakorera booking. Amahoteli menshi hari igihe asaba garanti, ni ukuvuga ngo credit card cyangwa visa card, cyangwa asaba gusaba ko wishyuye make kugira ngo umwanya babone kuri seriyo. Ariko amenshi aguha reservation atakugoye. Cya gatanu, reservation y'indege yerekana amatariki uzagenderaho nayo uzagarukiraho. Ibi nabyo biroroshye cyane, no kujya kuri agence de voyage cyangwa agence y'indege ukabwira amatariki ushaka kugenderaho ukatira itike, baguha ama connection n'iyo ndege yaba itazajyayo direct, ariko iguha connection zayo zizakugezayo. Icya gatandatu, reservation ya assurance y'urugendo. Iyi nayo
ni ukuyikura mu bigo by'ubwishingizi. Uyibona byoroshye cyane, wajya muri za Korali, za Sonarwa n'ahandi mu gihugu waba urimo, haba Kongo, haba Burundi, ugomba kujya mu bigo bitanga ubwishingizi, aho biri hose bakaguha ibi. Cya karindwi, ko ufite pasiporo. Byaba bibabaje hari umuntu ujya gusaba viza nta pasiporo afite. Ikibuno cyagakwiye kuza ku mwanya wa mbere, kuko nta muntu wagakwiye kurota kujya gusaba viza cyangwa kujya hanze nta pasiporo agira. Ibi byaba bisakirereko. Ariko twashyize ku mwanya wa karindwi kubera ko iyo nta bundi busanzwe ufite, pasiporo itangwa mu gihe gitoya cyane ahantu hose. 8, amafoto 2 magufi biometrique, ugenda ukifotoza uzatwara kuri ambasade. Icya 9, formulaire ya Schengen visa, wuzuza imyirondoro yawe n'urugendo rwawe ukayoherezanya n'ibindi na biriya byose twavuze haruguru. Iyi formulaire ushaka kujya kuri ambasade y'igihugu wifuza gusura cyangwa usaba visa, ukayidownloadinga, ukayikuraho, ukayuzuza, warangiza ukayisinya. Iyi formulaire uyitwara na biriya 8 byose bisigaye. Ibi bintu byose uko ari 9 bikomeye, twabikurikiranije uko bikomeye. Ubutumire na bank statement nibyo bikomeye cyane kurusha ibindi. Iyo ubiteguye neza nta kabuza waguha viza. Niba ushaka ubujyanama kuri viza ku bijyanye n'uko wahitamo igihugu cya Schengen aho amahirwe yawe ari yiyongera mu kuyihabwa, ndetse n'uko wakora umushinga w'uko wabona ibisabwa byose, n'ubwo waba uri umushomeri, twandikire kuri standup-kigali@gmail.com. Consultance yacu ni uguhera ku $150 ku isaha, ubundi tukavugana. Murakoze cyane ku bisobanuro, inyunganizi, ibitekerezo, watwandikira muri comment maze ukatubwira ku kindi wifuza tuzaganira. Nimubyifuza mu biganiro byacu bitaha tuzavugana ku bwoko bw'amaviza mu Burayi, aya nako tureba mu bindi bihugu uko bikorwa. Tuzavugana kuri business visa, viza igamije kujya gusura, tuzavugana kuri visit visa, viza yo kujya gusura imiryango, nubwo bitoroshye kuyihabwa kubera ko nyine impamvu twavuze mu kino kiganiro. Tuzavuga kuri visa touristique itagusaba invitation, tuzavuga kuri visa professionnel cyangwa study yo kujya gukora amahugurwa, tuzakora kuri visa yo kujya kwivuza mu gihe urwaye ufite urupapuro rwa muganga, iyo nayo ishobora gukora mu gihe washatse ibindi bitaro bizakwakira nabyo bikaguha urwandiko. Tuzavuga kuri visa y'akazi, work visa, tuzakora no kuri visa yo kuza gukora concert n'ibindi. Reka mbashimire rero, mukomeze mutwandikire, muduhe comment, musangize ubutumwa ku bantu bifuza amahirwe yo kujya kwiga i Burayi, gutura, gukora n'ibindi. Ushaka kureba ibyo twavuze ku Burayi, twavuze ku buryo abantu basaba ubuhunzi mu Budage mu gihe wagezeyo uvuye muri Kongo no muri M23, hari ibibazo ufite nabwo watwandikira ubundi tukagufasha, n'ahandi waba uturuka hose mu gihe ufite kuko ibyunga bya nyabyo. Iyi ni Radio P Rwanda, tubagezaho inkuru zidasanzwe ariko kandi tubabwira ukuri kuryana kwakora abantu bavuga kuba batura, kutari kwa kundi kuza kubeshya ariko kwishemo ikinyoma. Mukomere cyane, umunsi mwiza kuri mwese.